Umwihariko w'iki gikorwa cyagaragaje uburyo karate ihuza abantu bose, abayobozi, ababyeyi, abana ndetse n'inzego z'igihugu. Byerekanye ko ubufatanye ari bwo musingi w'iterambere rya siporo. By'umwihariko, ababyeyi bishimiye kubona abana babo bagira impinduka nziza mu myitwarire no mu mitekerereze. Igikorwa cyo kuzamura mu ntera abakina umukino wa karate cyabaye mu karere ka Musanze, cyari isomo ryimbitse ku rubyiruko no ku muryango nyarwanda muri rusange. Cyagaragaje ko karate atari umukino gusa, ahubwo ari ishuri ry'ubuzima ryubaka disipurine, kwihangana, kubaha no gukunda igihugu. Mu ijambo ryasoje iki gikorwa, abayobozi bahurije ku butumwa bumwe: nidushyira hamwe, karate izakomeza kuzamura urubyiruko rwacu, igakomeza kubaka isoko y'indangagaciro n'iterambere ry'igihugu. Kora subscribe, like, share na comment kuri Nihoni Champions TV. Nje ndi Blaise Brain Warrior. Arigato gozaimasu.